Nongeye kubasuhuza bene data nshuti z'umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe. Mbifurije umugisha w'Imana, mbifurije kugubwa neza, mbifurije kuba bataraga, mbifurije ubuzima, iterambere, amahoro, ubugingo ndetse mbifurije umunezero. Uyu munsi wa none ndagira ngo dutangire inyigisho tugiye kuziga muri iki cyumweru, uhereye kuri uyu munsi wa gatatu kuzageza ku wundi wa gatatu. Imana nibidushoboza ibidufashije, tuyobowe n'ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cya mbere, umurongo wa 11 n'uwa 12. Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 11 n'uwa 12, handitse amagambo agira ati: ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, Yeremiya we, uruzi iki? Maze ndavuga nti, nduzi inkoni y'umurinzi. Maze Uwiteka arambwira ati, waroye neza, kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Maze Uwiteka aramubwira ati, waroye neza, kuko ndinda ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Amen. Ni Iribanje Jean Claude mugiye kubana muri iki cyumweru nk'uko bisanzwe, kandi hano kuri iyi channel ya Niwe Mahoro TV, nk'uko bisanzwe tunyuzaho ijambo ry'Imana buri munsi, kandi twifuza cyane ko abantu bakwita ku ijambo ry'Imana bakarikurikira, nubwo mu buryo bwo kudushyigikira kugira ngo uyu murimo ukomeze gutera imbere, ukomeze kwaguka, harimo gukora subscribe, harimo gukora channel, gukora share, gukora link, kugira ngo mube mudushyigikiye. Iyo ubikoze buduteye inkunga. Si ibyo gusa, kandi birashoboka ko wanavuga ati, iri jambo ry'Imana ritugeraho muri ubu buryo bwa audio, umukozi w'Imana twamutera inkunga, twamushyigikira, akabasha no gushyiraho amashusho n'amajwi bikazira rimwe. Ibyo nabyo Imana nibibashoboza bizagenda, ariko kandi icyo dushyize imbere kuruta ibindi byose ni uko ijambo ry'Imana ryumvwa mu mitima rikinjira, hanyuma ubugingo bw'abera bugakomeza guhembuka no kugubwa neza, kandi abantu bakarushaho gukomera. Uyu munsi rero ntangiye ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Nshaka kuzavuga ku nkoni 7 zifitanye isano n'iyi ngiyi y'Imana, cyangwa se zivukana zifitanye isano nayo. Iyo tubonye niyo Yeremiya Imana yamweretse. Yeremiya ni umuhanuzi, umwe mu bahanuzi bakuru, akaba mwene Hilukiya, akaba ari uwo mu batambyi, yaratuye muri Anatoti mu gihugu cy'Abenyamini. Aho niho Yeremiya Imana yamuhamagariye akiri muto, imuhamagara ari umwana, nkuko isomye iki gice cya mbere kibikwereka neza. Imana imuhamagara yamubwiye ko yamumenye itaramurema mu nda ya nyina, kandi imwereza kuzaba umuhanuzi uhanurira amahanga. Haleluya. Imana yahamagariye Yeremiya, cyangwa se muri rusange Imana iduhamagarira ibintu bibiri: kuyikorera no kuyikurikira. Imana iduhamagarira kuyikorera no kuyikurikira. Ntabwo wayikurikira utayikorera, nta nubwo wayikorera utayikurikira. Imana idufashe kandi nitugire neza cyane. Ni byiza ko umuntu ayikorera ayikurikiye, kandi ni byiza ko umuntu ayikurikira ayikorera. Mu kwisobanura kwa Yeremiya rero, avuga ko ari muto, ari umwana, ariko Imana ntiwayizanaho impamvu n'imwe ntiwayizanaho impamvu, kandi yazindukiye kuza kugutoranya. Ibyo byabaye no ku bandi batandukanye, ba Gideyoni, bande bose, abantu bose bagiye bahamagarwa bagiye bazana impamvu. Ba Mose,
ariko Imana impamvu zose bazanye z'inzitwazo ikazikuramo, kuko icyo Imana yazindukiye gukora nta kintu kijya kigitangira. Igihe rero yari imaze kuvugana nawe, yamubwiye ibintu bikubiye muri misiyo ahamagariwe, niko bitubwira ku murongo w'ikindi gice cya mbere. Imana abanje kumukorera ikintu cyiza gikomeye cyane cyo kumugaburira. Haleluya. Yamugaburiye iki? Yamugaburiye amagambo yayo. Haleluya. Imana ntiwayikorera ushonje. Niyo mpamvu ibanza kuguha ibigufasha, ibigushyigikira, ibigukomeza mu murimo, mu rugendo. Yeremiya yigeze agera ahantu ananiwe, Imana ibona ko ikibazo afite nubwo yibwiraga ko cyarangizwa no kwiyahura, ahubwo kigomba kurangizwa no kurya, ngo imuzanire umutsima n'amazi. Yeremiya ngo yamugaburiye amagambo. Haleluya. Ku murongo w'ikenda aravuze ngo maze aherako arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Imana yamuhaye amagambo. Mana ishimwe cyane. Mushobora kwibeshya ko yahawe ibintu bidafatika. Yahawe ibintu bikomeye cyane, yagaburiwe amagambo y'Imana. Hari aho yavuze ngo amagambo yawe amaze kuboneka nari yampindukira umunezero n'ibyishimo, kuko nitiriwe izina ryawe. Amagambo y'Imana ni meza. Amagambo y'Imana iyo tumaze kuyarya, ubuzima bwacu burakomera. Haleluya. Imubwira ku murongo wa 10 ibyimuhaye rero bikubiye muri misiyo ye y'umurimo. Imubwira ko imushyire hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura, gusenya, kurimbura, kubika, kubaka no gutera imbuto. Imirimo 6 ikomeye yagombaga kuzakora. Imana idufashe cyane. Amaze kubwirwa rero ibiri muri misiyo ahawe, noneho Imana isa nk'iyigiza nkana. Iramubaza ati Yeremiya, noneho se haba hari ikintu urimo ubona? Hari ikintu uruzi? Yeremiya aravuga ati ikintu nduzi hafi aha ngaha, ndi kubona inkoni, kandi iyo nkoni nabonye atari karitusi, nabonye ntabwo ari gereveriya, ntabwo nabonye ari sipure, ntabwo nabonye ari pinusi, ntabwo nabonye ari inkoni y'umuyenzi, ntabwo nabonye ari ikibonobono, ntabwo nabonye ari igicumucumu, mbonye inkoni y'umurinzi. Iyo niyo mbonye, ni inkoni y'umurinzi. Haleluya. Hanyuma arangije iramubwira ngo waroye neza rwose. Haleluya. Waroye neza, iyo niyo ndindisha, cyangwa se iyo nkoni ubonye y'umurinzi, uko niko nanjye ndindi ijambo mvuze. Ijambo ryavuye mu kanwa kanjye. Ndagira ngo mbabwire ko iyo Imana ivuze ijambo, ikimara kurivuga, ihita irikorera, itangira akazi ko kuririnda, ikarijya inyuma ikaririnda. Bibiliya y'Ikirundi narayisomye, irambwira ngo Imana ijambo yavuze iririndisha ubuhiri. Hari impamvu ebyiri zituma Imana irinda ijambo ryayo. Impamvu ya mbere, ntabwo ibintu Imana ivuga ari ibintu byo kudahabwa agaciro. Ni ibintu by'agaciro, nubwo rimwe na rimwe ibibwira umuntu akumva nta gaciro yumvamo, kubera ko Imana ikubwira ibintu akenshi muri situwasiyo imeze nk'idashoboka, ikajya ikubwira ibintu bimeze nk'ibitumvikana. Ntabwo ushobora gufata umuntu urimo ukubitira abana kuryama ngo umubwire ngo azajya gutura Washington. Ibyo bintu ntabikeneye, ntanabitekereza, ntibiri no mu mishinga afite. Ariko kuko Imana izi ko ivuze iby'igiciro, haleluya, ihita itangira akazi ko kubirinda. Icya kabiri, Imana irinda ijambo ryayo kubera ko izi neza ko irivuzeho, haleluya, hari inyeshyamba zizamuhagurukira kumurwanya, hari ibintu bizamuhiga, hari abanzi benshi azagira. Hanyuma ikavuga ati uko biri kose ngomba kwitwaza ubuhiri, ngomba kwitwaza inkoni yo kuzajya nkubita ibintu byose bizahagurukira uwo navuzeho. Ni Imana ishimwe. Nuza kwikorera ubushaka, kwigenzura, uraza gusanga hari ibintu Imana yagiye igutimburira, yagiye guhondera. Imana nihabwa icyubahiro. Nanjye hari imaze iminsi nkubitiye mu minsi ishize, nibyo ndimo mbona hano imbere yanjye nabyo biririwe ntibiraye, Uwiteka araza kubyereka. Ngo rero Imana ibizi neza yuko hari ibintu bizaguhagurukira bikakurwanya. Niyo mpamvu ifata akazi ko kurinda ijambo ryayo. Irindisha ijambo ryayo. Ntabwo iby'Imana yari ishatse kubwira Yeremiya si iyo nkoni, yari ishatse kubwira uburyo yo iri inyuma y'ijambo ryayo. Ariko abahanga ba Bibiliya bavuga ko iyi nkoni ifitanye isano n'izindi nkoni nyinshi. Uyu munsi ndavuga imwe,
hanyuma ejo nzababwira indi. Haleluya. Ndashaka kuvuga inkoni imwe ifitanye isano n'iyi nkoni Imana irindisha ijambo yavuze. Turasoma mu gitabo cyo Kuva ibice 4. Dusoma igitabo cyo Kuva ibice 4, turasoma umurongo waho wa mbere. Haravuze ngo Mose arayisubiza ati ariko ntibazanyemera, ntibazanyumvira, kuko bazambwira bati Uwiteka ntiyakubonekeye. Uwiteka aramubaza ati icyo ufite mu ntoki ni iki? Aramusubiza ati ni inkoni. Aramubwira ati yijugunye hasi. Ayijugunya hasi ihinduka inzoka. Mose arayihunga. Uwiteka aramubwira ati rambura ukuboko uyifate umurizo. Arambura ukuboko arayifata, irongera iba inkoni mu ntoki ze. Uwiteka ati ni ukugira ngo bemere yuko Uwiteka Imana y'abasekuruza, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yakubonekeye. Amen. Haleluya. Iyi nkoni ya mbere mvuze ni inkoni ya Mose. Ni inkoni Mose yamaranye imyaka 40 atazi ikimaze. Ni inkoni Mose yagendanye igihe kirekire atazi ikintu kiyibitsemo. Bwana asifiwe sana. Hanyuma iyi nkoni yayiherewe muri Egiputa bamusezereye bamwirukanye. Ni inkoni yahawe bamwirukanye muri Egiputa kuko yari amaze kwisobanura ko ari umushumba, ari uwo mu bwoko bw'Abisiraheli. Kandi mwibuka ko Abisiraheli bari barahawe i Gosheni ngo kuko bari abashumba b'intama. Hanyuma yidekaraye ko nawe atakiri umwana w'umukobwa wa Farawo, nawe bamuha inkoni. Niyo mpamvu bamuhaye, niyo ntwererano bamuhaye, nicyo kintu bamuhaye kwa Farawo mu gihe cyose yahamaze, nubwo ahigiye iby'ubwenge byinshi, ariko bamusezerera bamuhaye inkoni. Barabati ngaho akira, nawe jyanda muri bene wanyu b'abashumba, jya kuragira. Inkoni arayijyana ayimarana imyaka 40. Iyo myaka 40 igihe kigeze, Imana iza kumwiyereka aragiye intama za sebukwe Yetiro. Bwana asifiwe sana. Iramwiyereka, imwiyereka ishaka kumutuma kuri ba bantu bamusuzuguye bakamuha inkoni. Irabati noneho ndashaka kugutuma mu Egiputa kwa Farawo, ugomba kujyayo. Azana za mpamvu zose nahoze mvuga nyuma. Imana irazanga kugeza ubwo abwira Imana ikibazo cya nyuma. Abwira Imana ati ntibazanyumvira, nta nubwo bazanyemera. Kubera iki? Kubera ko narahabaye baranzi bazi uwundi we. Icya kabiri, abuntumyeho nabo bafite ibikomere byinshi, barakomeretse, si abantu bo kwisukira. Ntibazanyemera rero, ntibazananyumva, bazavuga ngo ntabwo Uwiteka yigeze akubonekera. Imana ako kanya itibaza ngo ufite iki? Abwira Imana ati nta kindi kintu ngira mu mitungo ntunze, umutungo mfite hano ni inkoni. Intama ndagiye si izanjye, ikintu nigengaho hano ni inkoni. Imana ishimwe cyane. Arangije iramubwira ati ngaho yishyire hasi. Ayishyize hasi ivamo inzoka ariruka. Ivuyemo inzoka yirutse, inzoka iramukurikira kuko yari inkoni ye. Inzoka iramukurikira kugeza ubwo Mose ataransipira arahahamuka. Irabati ngaho ongera uyifate. Ayifashe irongera iba inkoni. Iramubwira ngo nukugira ngo bemere yuko nakubonekeye. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo uyu munsi wa none nkubwira ngo Imana igukorere ikimenyetso gikomeye cyane, abantu bamenya ko Imana yaguhamagaye kandi yagutoranije. Bwana asifiwe sana. Iyi nkoni ni inkoni yo kukugarurira agaciro wataye. Iyi nkoni ya mbere yitwa ngo ni inkoni yo kukugarurira agaciro wataye. Bwana asifiwe. Hari igihe Satani, hari igihe ibihe biza ukabona utaye agaciro neza birarangiye, ariko ndahanurira ubuzima bwawe ngo Imana igiye kugarura agaciro wataye. Mose wari waratera agaciro mu Egiputa, akagatera muri bene wabo bari bamwirukanye, akagatera mu Banyegiputa kwa Farawo aho yari yavuye yavuze ko atari umunyegiputa. Niho Imana yamutumye kandi imutumana n'inkoni bamuhaye igisuzuguriro. Ahageze ngo ayirambitse hasi bayinzoka, baramuseka cyane bati ibyo ngibyo urimo ukora ni ibintu bitoto cyane, kuko twe tumaze imyaka myinshi, dufite abahanga bazi kubikora. Bazana abarozi bose b'Abanyegiputa bakora inzoka, bashyira inkoni hasi nabo ziba inzoka. Hanyuma Mose arahahamuka agira ngo arasebye. Ndagira ngo nkubwira ngo ntabwo useba mu izina rya Yesu. Hanyuma arangije ngo ya nkoni ye abona iritambowe icomoka muri zo. Haleluya, haleluya. Ngo itangira kumiragura za nkoni zose. Ni ukuvuga ngo irazimiragura kandi ntiyabyibuha. Wanyumvise? Ntiyigeze ibyibuha kuko ari imbaraga z'abadayimoni yari irimo ifata mbere, ahubwo yarazimize zose
kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere kwari kugira ngo Imana ikize Mose ubwibone atagira ngo ni igitangaza. Impamvu ya kabiri kwari kugira ngo Imana imareho imbaraga zose zazabangamira Mose mu kazi, zazabangamira Mose mu ivugabutumwa, zazamubangamira, kuko ibitangaza 10 yakoze bamwiganye nka 3 gusa, ibindi 7 arabemeza. Ndagira ngo Uwiteka agira ikintu akora ku buzima bwawe, Satani n'abadayimoni bamware, abagushungereye, abavuga ngo urase buramwara, batsindwe mu izina rya Yesu. Ahubwo Imana igarura icyubahiro cyayo ku buzima bwawe, Imana yongeremo ikintu kidasanzwe ku buzima bwawe, abantu umenye ko hari Imana wizeye. Dolisalamandotaya, ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya tuvugana ndahanurira ubuzima bwawe ngo hari icyo Imana igiye kugukorera. Satani n'abadayimoni bamware, abagushungereye, abavuze ngo uraseba, abavuze ngo uramwara, abavuze ngo urakorwa n'isoni. Inkoni ya mbere ya Mose ni inkoni yo kukugarura agaciro. Iyi nkoni yabaye yo kujya igarura agaciro Mose mu bihe bitandukanye kandi byinshi. Ndatanga ingero. Muribuka ko nyuma y'ibitangaza 10 byabereye mu Egiputa, bageze ku nyanja itukura, Mose yenda gukorwa n'isoni, benda kumumerera nabi. Haleluya. Yayirambitse hejuru y'amazi y'inyanja, amazi aragenda, agaciro kaba karagarutse. Hari aho yageze babuza amazi, arangije Imana imuravuga ati genda ufate ya nkoni. Iyi nkoni ya Mose uzakurikira amateka ye yari inkoni yo kujya imugarurira agaciro uko bukeye n'uko bwije, uko bamusuzuguye, uko ahuye n'ikibazo kimuburi aburi igisubizo. Imana ivuga rwose nta kintu naguhaye si inkoni. Inkoni ya Mose igenda ikora ibitangaza, agaciro kagaruka kuri we no kubisere, kugeza ubwo abisire basigaye bamubona nk'Imana, bamubura bagahangayika. Ndagira ngo uyu munsi wa none Imana igarura agaciro muri karitsiye utuyemo, aho wasebeye, aho wamwariye, aho wasuzugurikiye, aho ukorewe n'isoni, ku buryo kukubura muri karitsiye bizajya bitera abantu ikibazo, kumara 3 batakubona, bavuga ngo ariko runaka bahehe. Aho watereye agaciro wongera ukumburwe, wifuzwe mu kazi aho ukora, muri ofisi yawe, aho abantu bavuze ngo nta jambo wagira, aho abantu bavuze ngo nta gaciro wagiraga. Ndahanura mu izina rya Yesu kugira ngo Imana irema ibiza agaciro ku buzima bwawe, ku buryo abagusuzuguye n'abakumwaje bavuga ngo burya koko hariho Imana ishobora byose, hariho Imana y'inyembaraga, hariho Imana ishobora ibasha guhindurira umuntu amateka. Iyo ni inkoni ya mbere tuvuze, ni inkoni yitwa inkoni yo kukugarurira agaciro wataye. Ni wakira agaciro wataye mu rugo, ni wakira agaciro wataye mu muryango, ni wakira agaciro wataye aho washatse, ni wakira agaciro wataye aho uvuka, ni wakira agaciro wataye aho wize, ni wakira agaciro wataye aho muri karitsiye aho uri. Abakumwaje n'abagukoze n'abagushungereye ngo uzakorwa n'isoni, nibabone neza y'Imana nibyo mpanuye ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dusenge. Ndasengera buri muntu wese muri aka kanya wumvise ijambo ry'Imana, kugira ngo ahari yongere yizere ko hariho Imana yahindura amateka. Aho wambariye incocera, Imana ikagukenyereza inkindi, ugahinduka umuntu ugitangaza, abantu bakamenya ko hariho Imana itabara, ihindura amateka, ihindura ubuzima. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo imbaraga z'Imana zibe kuri buri muntu wese wumvise ijambo ryawe, ukuboko kwiza kw'Imana kube kuri we, kandi ndahanurira ubuzima wumvise ijambo ryawe wese, kugira ngo umuhereze iyi nkoni uyirambike mu rugo rwe, iyi nkoni uyirambike muri ofisi ye, iyi nkoni uyirambike muri bizinesi ye, iyi nkoni uyirambike mu muryango we, kugira ngo mu izina rya Yesu agaciro katakaye, agaciro abantu babuze, wongere ukagarure mu izina rya Yesu. Ndahanura ubwo buzima, ndahanura icyo cyerekezo gishya, ndahanura ayo mateka mashya, kugira ngo bikoreke mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane, tuzakomeza ejo.